ibyo bintu byo kuryama amasaha menshi bifite ingaruka wenda ku muntu ku giti cye n'ubukungu. oya birazifite kuko nuba bikupereza bikumenyera bigera bikaba habitude bikaba akamenyero. Ikintu cyose rero kikubuza gukora ntigifite ingaruka, ahubwo gukora nibyo bitagira ingaruka. Yes. Ubundi simba n'ituma dukonkira umuntu wemereye kuryama amasaha menshi n'uryamye rusoro niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kuryama amasaha menshi. Ntuwapfuye rero. Yego. Uri yawe n'ubundi ntago yabyuka ariko Bien yarakuze araruhutse natwe tuzaruhuka simba n'ituma mushaka kuruhuka ataragera. twashishikariza abantu kuryama amasaha make. Yes, gukora. None ko ari abavuga ko gukora cyane nk'uko kwanyu no kutaruhuka bihagije, reka tubyite kutaruhuka bihagije, bishobora kuvamo indwara za depression. Yembo nababivuga stroke. Ababivuga ntibaruhuka baranaturusha gukora. Si ogusidi bivuga ubona baruhuka se. Trump na imyaka 84 barumva yaruhutse. Ntabwo mbimenya neza. Oya no activity nka ziriya ntabwo wazikora uryamye. Nuvuga ko nawe yagiye mu gitani yasinzira. Asinzira de turadura umuzi tarafunguka. Asinzira bamubwira ko drone 12 bazimanuye. Yes. Nisavuga ngo araruhutse. Hanyuma wakakubwira ngo uryama amasaha 8. Urabivuga nk'abo baba badushuka wenda ari mezinde nyungu. None se kuryama kwacu bibungura iki? Ko bari abantu n'abakapitaliste ikintu bashyiramo imbaraga ni ikintu kiba inyungu. Wowe ushaka upfa abantu bashaka bapfa hariya nubona gushishikariza ikintu yimenya ko kibafite inyungu nta nyungu kigufitiye. Mukagire naimwe ikosa mushyira ku rubyiruko. Nta rubyiruko rugira ikosa na rimwe. Nubona urubyiruko rwitwaye nabi mu gihugu menya ko ingo zanyu zapfuye. Ni menage. Ni menage. Nubona urubyiruko rwo na polisi ni menage. Urubyiruko ntabwo polisi yarera urubyiruko kuko polisi irahura n'abana bakuze bononekaye kubera menage. Donc ikibazo ni ingo, ikintu bita menage. Ingo nizo umuntu akwiye kwitaho. Ntuzatuku bari abantu bakuze batukura urubyiruko irifo kuba kritika. Rero urubyiruko sirwo rwigize kuriya, ni mwebwe mwarize kuriya. Tubasuze tubaha ikaze ku biganiro bitandukanye bya Dezumu TV 24. Uturakanda subscribe na ukamenyetso kandi so subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi dukorana cyane na Dr. Rusa bitazajya bigucika. Tunabone rero n'umwanya wo kongera kubakira kuri Dezumu. Dr. Rusa mwiriwe neza. Mwiriwe. Icyumweru cyiza. Twese habya ni cyumweru. Jesi menya ni minsi wiki. Ntabwo wambwe sinjya menya umunsi kuko yose iminsi yanjye ritme ni imwe nkora icyo kimwe. Biterwa n'iki kutamenya iminsi kubera uyikora ufite memory ritme kuva kwa mbere kugera kuri mwita ku cyumweru ntumenye itandukanirizo. Ariko iyo umuntu yakize weekend samedi akaba yakoze ibintu cyanyaruhutse cyangwa imasha yaruhutse kuwa mbere amenya ko ari kuwa mbere ariko gihe nabyo menya rimwe na rimwe ndabaza umuntu ashaka kugira impungenge ko mushobora kuba mutaruhuka. Oya ndaruhuka. Kuruhuka bari baruhuka subwa ko bananiwe kundusha. No kuruhuka byabaye ikintu babashyizemo kuva ko ari nk'itegeko. We nta munsi ugira uvuga ati uyu ni umunsi wo kuruhuka gusa. Ya ndaruhuka buri munsi. Ndakora buri munsi ariko nkanaruhuka buri munsi. Yego. Kuruhuka se bisaba iki? Energy wadepanshije umunsi wose. Isaha imwe irahagije ngo ziruhuke. Abantu bageze n'impungenge ku masaha ngo musinzira uravuga ati mushaka kuba musinzira amasaha make. Ntabwo ari make yo kusinzira amasaha 3 cyangwa 4 arahagije. Amasaha 3 kwinzobere mu buzima zivuga ko umuntu akwiriye gusinzira. Izo nzobere mu buzima nizibabeshya reka nkubwire reka nguhe urugero kunaniza ubuzima n'iki. Ntubona urabona nk'inzoga bita Mitsingi cyangwa Skol cyangwa Amstel. Uducupa tubiri tukunaniza nk'umuntu wahinze metero 10 ku 10. Urumva giye waryamye amasaha 3 cyangwa 4 wewe mwe turi ducupa twa Amstel ukaryama 6 ntacyo ni giye waruhutse gukurusha. Kuko ntabwo narushye
ariko we turiya ducupa ngo yicaye azi ko aruhutse inzoga yose ica muri ica mu mwijima murabizi twakunanije nk'umuntu wahinze metero 10 ku 10 ubwo uryama rya rukabyuka rya niba uryama amasaha 3 oya kenshi giye mva hatwicaye nkonkorera ava saa 9 z'ijoro ubwo kongera ukabyuka ryari saa 12 mba nabyutse ni ibintu wakora kuva kuwa mbere kujya ku cyumweru kwezi kugashira ubuzima bwanjye nikunze hanyuma ibyo kuryama amasaha 8 byavuye ko twumva ko ubwonko ngo buraruha wabukwiriye kuruhuka sinzi niba wenda mutemeranya nabyo ntabwo ko ibyo bintu byakureshya ibyo bintu ni byakureshya kuko iyo bwaruhaga ni ukuvuga ko gihumba niruka mu muhanda kandi nta kibazo ndagenda kimwe hari ibintu se wenda sinzi ubwo bitumye wenda nibaza byinshi niba ari uburyo wenda wiyitaho ku buryo oya niyitaho kubera nta bintu biruhisha mfata simfata inzoga sisa nta kintu kinduhisha mfata kuko tubona ukunda akazi cyane ukandika ibitabo byinshi ubwo turibaza ayo masaha umuntu waruhutse amasaha 3 uko bisa kose wenda umwikawa se amasaha 3 nakubwiye yuko uwanyweye inzoga akarya amasaha 8 si ukuryama niho gupfa yarushye kunsumbya ngo umuntu abyitoje nk'ayo masaha 3 ndyama yo naryamaga mvuye mu kabari niho simba nkiri umuntu kuko noneho mba ndushye kuko simbona umwanya wo kuruhuka ariko naryama nkigeze nduha kuko ndushye ntibyanankundira no kwicara ntabwo nakwicara ngo saa 9 ndushye nangiye nk'inzoga natangira gusinzira yego rero serivisi yanjye iyo serivisi irushye urasinzira nyine urasinzira ubwo ko yewe ntabwo ibinaniye kuko mba meze neza saa 9 bameze neza natse imodoka nkagenda meze neza cyane kuko ubona abantu impamvu nakomeje kubikubaza ubona abantu batangurana bati saa 1 saa 2 zageze nta sindaryama kandi akaryama igicuku kikamu harya ntugire ngo baba baruhutse kuko kuruhuka sinzi icyo mwita kuruhuka ubundi uruhuka kubera unaniwe iyo unaniwe uraruhuka ariko hari igihe uruhuka utananiwe nicyo kibazo cyane cyane abantu maze kubona benshi akavuga muri weekend ntakora yaruhutse ariko yasohotse mu kabari hariya uburuhutse ugiye kuruha ariko ubyita ko waruhutse no kukazi babwira ati samedi dimanche waruhutse ni ukazi kuwa mbere ugasanga ukazi kuwa mbere niho urushye bivamo n'ikintu mwiserendiyoze kubera se n'abarwayi yavuye mu kabari dimanche saa 5 y'ijoro baba bari kujyayo ahubwo ni nka saa 9 saa 10 hanyuma akazi kapfa ngo nirendiyoze ukumva bifite nabyita ngiki excusable n'urwitwazo ukumva birumvikana barabita nirendiyoze bakabimenyera nirendiyoze kubera iki dimanche bose baraye mu kabari kuwa mbere baza mu kazi ariko byitwa ko baruhutse donc kuruhuka ni ukudakora akazi ka leta nibyo bita kuruhuka ibyo bintu byo kuryama amasaha menshi bifite ingaruka wenda ku muntu ku giti cye n'ubukungu oya birazifite kuko nuba bikupereza bikumenyera bigera bikaba habitude bikaba kamenyero ikintu cyose rero kikubuza gukora ntigifite ingaruka ahubwo gukora nibyo bitagira ingaruka yes ubundi simba n'ituma dukonkira umuntu wemereye kuryama amasaha menshi n'uryamye rusororo niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kuryama amasaha menshi ntuwapfuye rero yego uriyawe n'ubundi ntago yabyuka ariko byinshi yarakuze araruhutse natwe tuzaruhuka simba n'ituma mushaka kuruhuka ataragera twashishikariza abantu kuryama amasaha make yes gukora ntabwo bene ibyo bintu mushishikariza umuntu mubwire ntumushishikaza uramubwira ko bishoboka abayumva ko bidashoboka kuko kumushikaza ntacyo bimaze ibintu washyizwemo n'undi muntu nirikunda we yumve ko bishoboka azagera abimenyereye yumve ko kuryama nta burenganzira afite kirika uryamye rusororo ni wenyine ufite ubwo burenganzira none ko ari abavuga ko gukora cyane nk'uko kwanyu no kutaruhuka bihagije reka tubyite kutaruhuka bihagije
bishobora kuvamo indwara za depression, yembo nababivuga, stroke. ababivuga ntibaruhuka, baranaturusha gukora. Si gusa bivuga ubona baruhuka se. Trump nafite imyaka 84, barumva yaruhutse? Ntabwo mbimenya neza. Oya, activity nka ziriya ntabwo wazikora uryamye. Nuvuga ko nawe yagiye mu gitani yasinzira, asinzira de trade umuzi tarafunguka, asinzira bamubwira ko drone 12 bazimanuye. Yes, nso bavuga ngo araruhutse, hanyuma bakakubwira ngo uryama amasaha 8. Urabivuga nk'abo baba badushuka wenda ari mezinde nyungu. None se kuryama kwacu bibungura iki? Ko bari abantu n'abakapitaliste, ikintu bashyiramo imbaraga ni ikintu kibaha inyungu. Wowe ushaka upfa, abantu bashaka bapfa hariya. Nubona gushishikariza ikintu jimenya ko kibafitiye inyungu, nta nyungu kigufitiye. Ikintu kibafitiye inyungu bo ntibanakikubwira, bakubwira ko ari na kibi. Ariko nanjye hari ahantu tutari kumvikana neza, kubera ko nkurikije imiterere y'umubiri, umubiri uraruha, kuvuga ko umuntu iyo umubiri urushye ntabwo ukeneye ko umuntu abikubwira, wawe urabikubwira umubiri wawe. Sinkeneye ko umuntu ambwira ngo umubiri wanjye urarushye. Umubiri wanjye urushye ndabimenya ko n'uwanjye, sibyo? Siri reka ngo urugero, uricaye urasinzira, wagira ngo yenyeneye ko umuntu ambwira ngo ariko uri kurasinzira. Serivo yanjye irasokreta ama hormone atuma izi misikle zoroha, sinsubire kuguma mpamagaza gutya, ngira buke. Serivo ikubwira ruhuka. Yego, twe dufite serivo yacu itubwira byose. Nanjye mbe ngo nduhuke, ntabwo nagize iyo saa 9. Natangira kwicara nkabona ndagira buke, cyenda bonaye ngenda. Twavuga ko abaryama amasaha menshi nta cyo bafite cyo gukora, cyangwa ni ibintu byagiye mu bantu gutya. Ni routine, na kenshi abanyafrika twarizwe mu hantu tutikorera, dukorera abandi, turirwa n'abazungu bashaka ko tumera uko tumeze. Bagura ko ugomba kuryama, ahubwo ugomba no kuryama ku manywa cyane. Ibyo byo nanjye narabikubitiwe ndi no muri secondaire, kuko nakuriye nakuriye mu aferi. Tumaze kurya twagomba kuryama minimum iminota 30. N'ubu rwose abana bacu turabakubita ati jya kuryama. Uyu mwana we nta n'ikibazo pe, wamureka akaryama, ariko ntugire ngo nkanjye sinize ndyama. Hamwe banye kuryama tumaze kurya nkajya mu cyumba, ariko harimo ibitabo nk'isomero, hanyuma ngahingira yasaba bavuga, tukagenda tugasangira. N'ibintu atakivuze biri, murabwira umwana ngo aryama ari amasaha. None niye nama cyane cyane ku rubyiruko, bafambwira gasoma uwo mwana ntagire umwanya n'umwe apfushuza. hari aho abihuje ko n'inzoga bitavamo, akanda inzoga rwose ni ikintu kibi cyane, mwese murabizi. Sindwanya inzoga kuko no mu byo nize gukora n'inzoga zengo, nakoze ndongo mu business yazo nabikozemo nk'umushakashatsi. Nimbi c'est vrai ku rugero runaka, ariko no ku rubyiruko inzoga ntabwo ari mbi kubera zica sante gusa, ariko no muri societe ushobora kuba addicted, ubwo zikakugira imbata. Yego, voilà c'est ça. Inzoga, itabi bishobora kugira imbata. Inzoga zigira amafaze 5. Faze ya mbere nta numwe uryoherwa n'inzoga, n'itabi birasa. Faze ya mbere ukoje mu kanwa bwa mbere ntibikuryohera, uracira, sibyo? Inzoga irakuryohera se? Ntikuryohera ko nta sukari irimo. Suppose ko ari nibyere, ntabwo ibyeri byakuryohera, ntushobora kunywa ngo bimere ubwa mbere, uracira. Bavuga ko inzoga iryoha cyane. Uzagerageza, twese byatubayeho, twese twumvaga dushaka kunywa inzoga, ko ntibadanze tuzaga n'ikizira, ariko washyira mu kanwa ukumva irarura ugacira. Umuntu aba akunda kuryoherwa n'isukari, nicyo tuma n'umwana akunda amashereka gusumba amata.
amashereka n'amata forumire ijya ku bimwe ariko mu mashereka bimwe isukari nyinshi umwana akunda amashereka gusumba amata none inzoga nta sukari irimo naho bayishyiramo ntuyumva harimo ubwo ituma ugacira ariko kubera sociale kubera uriya wundi ayinywa nawe ukabona abandi baranywa baryohewe nawe ugafurusa iyo ni faze ya kabiri ugafurusa maze gufurusa faze ya gatatu uraryoherwa igiraho akaba ikintu bita bitide alimentaire ururimi rukaryoherwa wamara kuryoherwa faze ya kane none urayikeneye uranayigura kubera wayikeneye ntiwarara utanayibonye faze ya gatanu iba priorite nuba wishyura n'inzu ureke kwishyura inzu ariko amafaranga y'inzoga aboneka agacupa kabone nubwo no kugura ishati n'umwana kujya ku ishuri ayabona ariko asagutse ku nzoga icyo gihe rero niyo faze udashobora no kuzireka faze ya gatanu ipueno roto ntusubire inyuma nicyo kibiriro cy'inzoga n'itabi kaya nuko ariko ushoboye kugira ikintu bita maîtrise de soi ukuvuga kwikontorora wenyine ukanywa inzoga ukagira aho utarenze ukanywera inyota ntunywere ingeso nta kibazo bitwaye ko tubona urubyiruko rw'ikigero ruzinywara kazigotomera cyane ntabwo ari urubyiruko ntimukagire na rimwe ikosa mushyira ku rubyiruko nta rubyiruko rugira ikosa na rimwe nubona urubyiruko rwitwaye nabi mu gihugu menya ko ingo zanyu zapfuye ni menaje nubona urubyiruko rwo na polisi ni menaje urubyiruko ntabwo polisi yarera urubyiruko kuko polisi irahura n'abana bakuze bononekaye kubera menaje donc ikibazo ni ingo ikintu bita menaje ingo nizo umuntu akwiye kwitaho ntuzatuku bariya abantu bakuze batuka urubyiruko irifo kubakritika rero urubyiruko sirwo rwigize kuriya ni mwebwe mwarugize kuriya byarapfiriye mu muryango yes ni mwebwe mwagombye kwiseka tubabona bari mu biyobyabwenge abandi bakiyahura sibo ntabwo ari nabo usanga se kandi arabo mu miryango nishoboye umuryango wishoboye no kuvuga iki se umuryango wishoboye no kuvuga iki kwishobora si amafaranga umuryango wishoboye si amafaranga ni agaciro iyo miryango uvuga ifite amafaranga niyo uvuga ngo irishoboye gute ayo mafaranga uzi yaravuye he ntabwo umuryango kwishora ari amafaranga umuryango kwishora ni agaciro ni valeur icyo bita valeur nawe ushobora kuba bari muri business amafaranga utazo yavuye barita ku mafaranga n'ibita ku bana babo ni gute bavuga ngo barishoboye umwana kononekara abandi bari gushaka imitungo aho hakorwa iki wenda dusoza oya ni ugusubira mureba imiryango biragoye si umuntu umwe wabishobora ariko dukwiye kwisubiraho ku muryango umuryango ukamenya yuko bariya abana ubyara si abawo n'ab'igihugu niyo none abana ariko arononera igihugu umuryango wagombye kwita ku umwana ari aho ari muhira umenya icyo akora umenya icyo arya umenya abo bari kumwe si ngombwa aba ari kumwe n'abaturanyi ariko ukamenya activite ze ukumva ko atata umwanya mu telefone no mu mateleviziyo ukamuha uburere nyaburere icyo gihe rero ntabwo polisi izirwa irwana n'abana kuvuga ngo polisi ntabwo yatanga uburere polisi ntiyatanga uburere ntibishoboka waba uyirenganyije polisi kuko irahura n'umwana wamaze kononekara ntabwo izamurema bushyashya hanyuma ku kigendanye no kuruhuka abantu wenda twatangiranye ashobora kuba bavuze ati Dr Nyamara ashobora kutubwira ari kutubuza kuryama ariko ubundi umuntu ugiye kuruhuka yaruhuka gute ariko mu bimuha n'inyungu atari ukuvuga ngo ngiye kuryama gusa umuntu hari n'ukuntu abantu bagera mu buriri burya ngo bakishakamo ibitotsi gasinzirira kuruhuka ubundi umuntu kuruhuka yabyibwira umubiri wacu ukoze neza ku buryo utubwira byose unaniwe umubiri urabikubwira kumva ko unaniwe koko icyo gihe uragenda ukaryama ntabwo ushakamo ibitotsi bihita biza
bishobora kutaza kubera hari indwara nyine ishobora gutuma ugira ikibazo cy'amahormone, icyo gihe twareba ariko ubundi wowe umubiri wawe unaniwe, umubiri wo urabikubwira. niba utananiwe rero kora niba utananiwe uryama se ushaka iki? hari n'abaryama ngo bakagera ku rwego rwo kuvuga ngo imbavu zikakurya. none si byumva ko ari ibintu bizima. ubundi ni amakosa. nakubwiye ko tuzabona ropo eterineri, tuzabona ropo eterineri. abo bantu barukanwa n'iki ko bazaruhuka? ajya hano bahita ku Karundo, hano Igisenyi, hano abo bantu bajya kuruhukira mu buryo bwa burundu rwose ni ku Karundo, ubwo hakaba ni Rusororo. Reka tushimira Dr. Rusa, ariko kandi twizere ko n'abantu izo nama nazo ziba zikenewe, ni inama z'ubuzima, ariko kuri cyo uvuze kinakomeye cyane. abantu bibuke ko rwose polisi hari abantu bavuga ati ibigo ngororamuco za transit center ati bashyiremo imbaraga, nyamara ugasanga umuntu agiye inshuro imwe agirewe nagiye gukorera inkuru iwawe ugasanga ari abana basubiye inshuro zirenga imwe eshanu, hari umaze kujya inshuro 10 kuva icyo kigo cyashingwa. Wareba ugasanga si polisi buri gihe ihora imujyana, uko bisa kose ari ahantu biba bipfira. No, biriya bintu ni ukugora polisi. En fait izi ngo izi menage ziba zagoye polisi, kuko nakubwiye ntabwo menage ibyarira, ntabwo urugo rw'ibyarira urabyarira igihugu. Inshingano za menage ni ukurera uwo mwana, ntabwo ari polisi zamurera. Ikintu bafasha nk'amaministeri ishinzwe ibyo ino buyita minaroka na za minagiri zishinzwe umuturage, ni ukureba ukuntu wafasha umuturage akagira production ihagije, akarera umwana we atarerewe, akarera umwana w'igihugu ko suwe atarerewe. Ariko polisi ntishobora kurera umwana ngo ntibishoboka, ntabyo yashoboka. Mu kugora polisi kereka imuremye bushyashya. Ariko se Dr. Rusa hari wavuze ko mu rugo ahantu bipfira kenshi ababyeyi baba bari kwirukanka kenshi, birumvikana bitewe n'ukuntu ubuzima bwakomeye. Wa mubyeyi nawe turi gusaba kugira ngo aherereze urere umwana, mwiteho mu buryo bw'umubiri na roho, nawe usanga atorohewe. Ugasanga niyo urebye mu mibare wishatse no kubihuza n'imibare mu Rwanda, ubukene burahari, n'ubukene bukabije. Uwo muryango uri mu bukene bukabije biroroshye ko wahereza uburere umwana ku buryo azavamo umwana utazirirwa agongana na polisi buri gihe. Nibyo bibazo nyine bihari. Ntabwo wagombye guhera ku rugo rwa rugo. Ingo ziri mu Rwanda n'izingahe, menage ziri mu Rwanda n'izingahe? Si miliyoni 3 gusa. Izo menage nizo twagombye guha priority, kureba ko uru rugo rushoboye kwirerera umwana, icyo urufasha ni icyo wundi. Ntabwo ari minisiteri zose, imwe irahagije, y'ubuhinzi irahagije, kugira ngo umuturage ashobore kurera umwana. Kugira umwana rero umuturage nuko yeza ihagije, nta kindi. Umwana yabonye icyarya nta n'ikindi ababuze. Urugo rwabonye icyo rugaburira umwana, rukora n'icyo rusagura, kumugurira icyangombwa, kumushyira mu ishuri birahagije. Ubu twavuga ko ingo nyinshi zifite ibibazo ari izidafite ibyo kurya, nta kindi. Waze gusa yiruka ashaka iki? Yiruka ashaka iki? Urugo rwasaruye rwejeje, ikindi kibazo n'iki? Abana bajya mu biyobyabwenge se benshi twabonye ko ubusanga, nibwo nabivuze wenda ntubyumve neza cyane tubihuze, kusanga arabo mu miryango yishoboye barya banasigaza banamena. Abo ni ibindi ni ukuvuga abo basigaza bamena, bazi ko hari abadafite icyo barya. Iyo menage ntavuga ngo nayo iratunganiwe, ifite ikibazo. Nuko ibyo yabonye aho yabikuye ntahuzi, kuko ntabwo wasigaza ngo umene uzi ko hari indi famiye barayibusa ngo wumve ko umwana wamererwe neza. Ibyo ntibikunda, ibyo ntibishoboka. Birakenera menage ntabwo ari nyinshi cyane, ni menage miliyoni 3 ko tuzankadira bihagije. Hakaba hari umuntu wo muri minagiro ziri hafi, hakuriya muri minisante babazi abagena amawuzi bikamera gutyo no muri minagiro. Bisa abaturage babonye ibiryo, yego babonye ibiryo, bafite umuntu wo muri minisante
ureba twa malariya ikibazo kiri hehe ibibazo byagabanuka abana bajya mu ntari byasubira kubaho none si ibintu nibije vuba ibintu izo wawa papa we ntazazi mwagiye mureba uko byariho nakiri izo zawa ntaze nizo bigungurura mu cyo nizabaga mbere se nibwo bagiraga ibiryo cyane cyangwa ahubwo ne bari byari bihari cyane kono kurera ngo abana biki gihe bitoroshye doctor none si yavuga bikiye no kuvuga iki si ibyo nyine reka duhinira aho wenda tuzabigarukaho reka tubashimire cyane merci beaucoup